Nk'ibisanzwe nitwa Mwesigye David. Uyu munsi nje kukubwira uburyo wahagarika kugira ngo megabyte zawe zijye zongera zigenda cyane, cyangwa ngo ubone ngo uguze amayinite cyangwa uguze megabyte mu kanya basaba kubwira ngo zigeze kuri 80%. Hari uburyo uba ibintu byose biri update ku buryo yifunguye data mu kanya gato nk'iminota nk'ibiri batakubwira ngo zimaze kugera ku 80% nyine, mbese bivuga ko umaze gukoresha 80%, hasigaye 20%. Hari impamvu rero nyeneye ko tugenda ukajya hano handitse sim card and mobile network. Nugira aho hantu uzaza ukande ahangaha. Urabona hano hari simukadi zacu urazibona, ariko twebwe dukeneye kwikandira hano handitse data setting and usage. Ibintu byose biba biri update ku buryo ifunguye data ibintu byose bigiye downloadinga ibiki byose ku buryo megabyte zose zitajishaho ako kanya. Ibintu ngiye gukora ni ukugira ngo data zawe zijye zigenda gake cyane, nimba zashiraga wenda nko mu minota 5 zijye zitinda gushira, noneho zitinde gushira bitewe ni ujya kuri Facebook ari noza megabyte zo kuri Facebook arizo zimara, nujya kuri WhatsApp megabyte zo kuri WhatsApp arizo zimara, ariko ushobora kuba utagiye no kuri ibyo byose urangizwe ugasanga bise bizimara ko kanya nta n'ikintu urakora, ahubwo kubera ibintu byinshi babyidownloadinze. Hano hari use data saver. Icyo tugiye gukora rero, tugiye kuyifungura ako kantu, ariko nituyifungura ibi ahantu hawe uzaza ujya wenda nk'urugero nimba ngiye kuri YouTube, data nuza megabyte zo kuri YouTube niho zizaza zimadwa no kuri niza YouTube gusa. Nago ibintu byo kuri WhatsApp bizaza bintwarira natarajyaho, nago bizaza bintwarira megabyte zanjye. Ninjya kuri Facebook nago ibintu byo kuri YouTube cyangwa kuri WhatsApp, ku Instagram, Twitter n'izindi mbuga ukoresha nago bizaza bintwarira megabyte. Wapi keretse megabyte zizaza zitwalwa n'ahantu wagiye. Bya bindi waruzi rero usanga ubona ibintu byinshi za notification mu groupe, ukabona amafoto atangiye kwidownloadinga, ama video yidownloadinze, ugasanga megabyte zawe zose zashizemo ziragushiranye. Rwose reka nkubwize ukuri ibyo bintu nago ari sawa. Kandi ikindi nakubwiraho rwose, nimba ufite ikibazo ngiye nkora video bitewe n'abantu banyandikiye bakabimbwira. Wowe nimba ufite ikibazo cyangwa hari video ukeneye ko tuzagukora video, rwose iyo video uranyandika ukambwira ngo dukeneye ko wadukoreye video. Nimero yanjye WhatsApp ni 0780811323. Yinyandikiyeho ukambwira ngo nshaka ko dukorera ino video, cyangwa ukanyandikira muri comment munsi y'iyi video, ukandikamo comment ukambwiramo igitekerezo cyawe, iyo video ndayikora. Nje nitwa Mwesigye David. Rero nawe uzafungura ako kantu hejuru bitewe nanjye, hari igihe hazaza hahita haza wenda nk'inuza nk'akamenu kameze nk'urufunguzo, ariko nufungurizo nuza user data saver nago bizongera kugaruka ukundi. Ndagukunda cyane rero, kora subscribe kubize twibanire rero, reka tuzasubira ubutaha. Ndabakunda cyane.